nimwe akazi kabitse, muri kuriya gutinda kubyara niho umwana w'umumaro abitse, muri ubwo bukode niho inzu yawe ibitse, muri uko kwirirwa uruhanganye ntigera risohora mu gihe cyose utabigizemo iki uruhare. Hari abantu imigisha yabo, aho imigisha yabo ibitse hamenaguriye ibicupa by'amavide. Ndasubiramo, hari abantu imigisha yabo iri hagati y'ahantu bamenaguriye ibicupa, noneho kondisiyo yo kujya gutora uriya mugisha bikaba bigusaba kugenda utambaye inkweto. Kavuga uti jyewe ntabwo hari ahantu najyayo bahamenaguriye ibicupa, ubwo nibamutware cyangwa se nibajyane singiye kwiteranya. Oya, biragusaba kugenda nubwo ari nta nkweto zifite ubushobozi bwo kunyura muri biriya bicupa. Ikizakomora biriya bikomere, umugisha uzakura hariya niwo uzakomora inkovu z'ibikomere wagize. Iyo utinya urugamba hari umugisha utarya, iyo utinya intambara uriya muriro utarimo gupfa, ukaba utarimo gukenyuka, ukaba utarimo gusara, ukaba utarimo kwandagara, ukaba utarimo kwandavura, fata decision uwunyuremo ujye gusingira umugisha wawe. Mu myaka maze nkorera Imana, nta mugisha w'umukiranutsi upfa gushikira uko wishakiye, haba hari amabwiriza n'amakondisiyo. Iyo rero utinya umuriro, umugisha ugoteshejwe umuriro ubwo ntabwo ari uwawe. Niyo mpamvu hari abantu bagiye baca mu bintu, bihanganira urugamba rutandukanye, bihanganira intambara zitandukanye, baca mu bintu bitandukanye, uyu munsi bageze ku rwego batigeze batekereza, kuko hari ibyo batinyutse, kuko hari ibyo bahangaye, kuko hari ibyo bakoze. Ndabaha urugero rworoshye cyane. Uyu munsi nushaka kumenya aho ugeze urahabwirwa n'aho watinze. Ndasubiramo aka kantu. Yes, turabasuhuje mwese inshuti zacu zakadasohoka, abantu mukunda kudukurikirana, kutugira inama, ababyutse none aha reka tuvuge ngo igitondo cyiza bitewe n'aho muherereye, hanyuma n'abagiye kuruhuka ndavuga ubwo kuryama mugira ijoro ryiza bitewe n'aho muri. Dusuhuje abanyarwanda, abanyarwandakazi, abakristo, inshuti n'abavandimwe, hanyuma n'abari hanze y'imbibi z'igihugu cyacu. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Reka rero dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, ibyiringiro bizima, wowe wagiranye isezerano n'abakubaha kutazabahana, kutazabatererana mu byago no mu makuba. Sengeye Mwami abantu bagiye kumva ijambo ryawe, riba ijambo ridasanzwe kandi ribohora imitima, riba ijambo risubizamwo abantu bawe ibyiringiro. Nyemerera rero uyu mwanya uba umwanya udasanzwe, kandi nukuri ndakwinginze ngo ntujye kure yacu ho n'intera imwe cyangwa intambwe imwe. Ijambo ryawe rimbwira neza kutwegereye kuruta imyambaro twambaye. Nirigera ku barwayi bakire, nirigera hirya no hino rikwirakwire hose, buri wese uwo rireba rimukoreho icyo rigomba gukora. Ngaho mfasha, ngire neza unyambika imbaraga, ntaba ari jyewe, cyane ko iyo turi hano tuba turwana n'intambara zikomeye, ariko ndaretse umwuka wera ngo abe ari we wenyine wo gusobanura iri jambo mu izina rya Yesu, amen. Tudatinze turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22 ku murongo w'9. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo
Imana Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Ndasubiramo. Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Ku murongo w'9 bagera ahantu Imana yabwiye Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, arambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Ku murongo w'10 Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. 11 Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. 12 aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso areba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Ku murongo wa 14 Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bahavuga na bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka igitambo kizabonwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero tuganire, dutere agatebe, twumve neza. Topiki y'iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo Imana igufatire ahakomeye, ahoroshye nawe wirwarize. Ndasubiramo. Topiki y'iri jambo iravuga ngo Imana igufatire ahakomeye, hanyuma ahoroshye nawe wirwarize. Imana itanze Isaka mu myaka myinshi bategereje urubyaro. Mu yandi magambo, iyi Mana nta mikino igira, nta santima igira, nta miteto igira, nta kitagusaba, nta n'ikitakwaka mu byo yaguhaye. Inshakanari hatema ivuga ngo Imana izakubaza ibyo yaguhaye, ntizakubaza ibyo itaguhaye. Inshakanari hatema ivuga ngo ese koko iyi Mana igira imikino? Gisubizo ni nta mikino igira. Inshakanari hatema ivuga ngo nta mpamvu n'iyi n'imwe imbere y'Imana. Mu yandi magambo, kugira ngo uyu mwana aboneke ni urugendo rurerure ntashaka kwinjiramo, ariko teme y'icyanditswe cyangwa se intego y'ijambo iragira riti, Imana igufatire ahakomeye, hanyuma ahoroshye nawe wirwarize. Bibiliya ivuze amagambo akomeye. Bibaye ngombwa ko Aburahamu, sinzi niba Imana ihamagara Aburahamu, sinzi ahantu Sara yari yagiye. Iki kibazo umuntu nawe uri umuntu wakibaza. Umukecuru w'imyaka 100 ubyaye umwana yarategereje, kugeza ubwo we yifatiye icyemezo cyo kubwira umugabo ati, rongora umuja, ari we Hagari. Birangiye Isaka araje, aratwiswe cyangwa se baramutwite. Hagari asuzuguye nyirabuja, kuko nyirabuja ntabyara. Mu yandi magambo, agasuzuguro ka mukeba kateye Imana gukora ibintu bitari byihutirwa. Sara arasamye biremeye,
arangije nawe asendesheje Hagari. Uyu mwana Aburahamu yari amukeneye ku rwego wowe utakumva aka kanya, kugeza ubwo yabazi ikimasa cye akigaburira abahanuzi, byibura ngo basige barambitse ibiganza batuye n'umugisha w'urubyaro muri urwo rugo. None ya Mana idateta, itagira imikino, itagira ikitinya, yiyumva, ikora aho ishaka, igakanda itusha ishaka, igakora ahantu yumva ikeneye, iragira iti Aburahamu we, nibyo wabyaye utinze, ntabyo negosiya nawe, nta n'amagambo 3 tuvugana, gahunda iteye itya, fata uwo mwana umwe w'ikinege uze umuntambire, kandi ujye ku musozi nzakwereka, hanyuma nugerayo uzantambire uwo mwana, turamukeneye. Mbese turabizi ko ari ikinege, turabizi ko nta murumuna we, turabizi ko nta mukuru we, ntibashaka kureba kuri kote yo kwa Hagari wabyaraga, ahubwo bashaka kureba kuri kote y'ukenewe. Mu yandi magambo, intambara Imana ikenewemo iyizanamo, ariko intambara Imana idakenewemo irayigutererana ukirwariza. Urumva mubyaye arushye, amubyaye ashaje, ariko iramukeneye. Mu yandi magambo, ikigerageza Imana idafitemo inyungu ntabwo ijya yemera ko kigera ku muntu. Musaza yashije inkwi, arahambiriye, akoreye umuhungu, bashize ku matandiko baragiye, ngo ageze aho agomba gutambira Isaka, ngo ashinga igicaniro aracyubaka, ngo arangije afata ingoyi, aha hantu niho nshaka. Uyu mwana wikoreye umuba w'inkwi, ntekereza ko atari afite imyaka 3, ntekereza ko atari umwana w'amezi, byange bikunde yari ingimbi, yari atangiye gusoreka, wenda kanitize imyaka 18 y'ubukuri. Mu yandi magambo, aho kugira ngo Imana iguhe umwana imwice ku myaka 18, waramutegereje imyaka 100 yamureka ntumubyara. Niko nge mbyumva. Deni yari wa mwana ushimishije, ageze aho abanzi bamukeneye, ageze aho abagome bamushaka, ageze n'aho abakunzi bamushaka. Ni wa mwana wari utangiye kwereka se ko igihe cyo kumuha umukazana kigeze. Sara atangira kwiyumvamo ko nawe agiye kubona umwuzukuru uvuye ku muhungu we Isaka w'imfura. Ariko biza kurangira Uwiteka amukenera kurusha se wamubyaye, amukenera kurusha nyina wamwonyeje, amukenera kuruta ababyeyi bamutegereje igihe kingana kuriya. Hanyuma hakurikiyeho iki? Ni gute Aburahamu yafashe umwana ungana kuriya akamukorera inkwi kujya kumutambira Uwiteka? Mu yandi magambo, ntekereza ko nta kiganiro uyu musaza yagiranye na mukecuru, kuko iyo bagirana ikiganiro, ababyeyi b'abagore bakunda abana b'abahungu, hanyuma ababyeyi b'abagabo bagakunda abana b'abakobwa, abana b'abahungu bagakunda ba nyina, abana b'abakobwa bagakunda base. Ntekereza ko muzehe yafashe icyemezo atagishije inama mukecuru. Iyo mukecuru aza kumenya aya makuru, wenda ari kumubwira ati ndakabakishe data, ndakabakishe runaka, mba ndahira runaka, ntabwo umwana wanjye umuvana aha. Iyo Mana, ntekereza ko hari kuba intambara hagati ya Aburahamu na Sara. Ariko ngo Aburahamu afata icyemezo kubera kubaha Imana, hanyuma aramubwira ati mwana wanjye rero enda ngwino tugende. Ntekereza ko uyu mupeti cyangwa se uyu mwana ntabwo yigeze aganira na se, kuko umuntu wese atinya urupfu. Niba hari ikintu nabonye umuntu atinya kuri iyi si, ni urupfu. Amukorera inkwi, umwana yari azi umwuga wa se, aravuga ati byange bikunde uko byagenda kose, papa agiye muri ka kazi ke amenyereye,
papa agiye muri bya bindi yiberamo, buri gihe agiye gutambira Uwiteka ibitambo, buriya umwana w'intama afite ahantu ari bumukure, cyangwa se natamukura kwa sogokuru amuvana kwa nyogokuru, ariko byange bikunda umwana w'intama arahari. Bakora urugendo rw'ibirometero, Bibiliya yavuze ngo kandi aho hantu hari kure. Bakora urugendo, umwana yikoreye inkwi, ise nyine ni umusaza ntashoboye kuzikorera. Noneho ureba ikintu gikomeye, kugira ngo uyu mwana adakeka ibintu bigiye kumubaho, ise ntiyigeze afata umugaragu ngo abe ari we uzikorera, ahubwo ise yazikoreye uyu mwana, hanyuma ise nawe atwara umuriro baragenda. Niba baranyuraga ahantu hatari umuyaga ngo uwo muriro wake, ntumbaze, mu yandi magambo sinzi. Aho ngambiriye rero kugera n'iki, ngo baragiye bari mu nzira, aho ni mu bice 20 muri uwo murongo, hanyuma 22 muri ibyo bice utangira. Hanyuma ngo baragenda bari mu nzira, umwana aratekereza, aribaza atari kopa, ni nkaho yakamuhaje ati ko intama ziri mu rugo ukaba uzisize, akaba nta n'imwe ujyanye, ko nta famu ugira mu gasozi y'intama, umwana w'intama ari he? Bibiliya yavuze ngo nuko ise arasubiza umwana ati, mwana wanjye, Uwiteka Imana ya Aburahamu ibasha kwishakira igitambo, iraza kwibonera umwana w'intama. Mu yandi magambo, ise yanze kubwira umwana amagambo akura umwana umutima. Hanyuma ngo baragenda, bageze mu nzira rurambikana, hati mbwira, ndabona inkwi, ngire umwana w'intama wo gutambira Uwiteka igitambo ari he? Ise aramusubiza ngo, mwana wanjye, Uwiteka ari bwishakire igitambo. Ngo baragenda bari mu nzira, Bibiliya iravuze ngo bagera ku musozi Moriya, aho Uwiteka yamubwiye. Aburahamu ngo yubaka igicaniro, hanyuma ngo afata za nkwi azidandika ku gicaniro, hanyuma ngo arangije afata uyu mwana amukoma ingoyi, amurambika ku gitambo. Mu gihe ngo atangiye gusingira imbugita, umushyo hamwasemo 2. Hanyuma ngo ijwi, haleluya, rituruka mu ijuru. Marayika w'Uwiteka avuga ijwi rirenga, aravuga ngo, yewe Aburahamu we, Aburahamu we, uramenye ntukore kuri uwo mwana, kuko namenye neza kunyubaha, kunyumvira, ko ntacyo wanyima mu byo nagusaba ibyo ari byo byose, ngo ntukore kuri uwo mwana. Aburahamu ngo ahindukiza umusaya, areba inyuma ye, ngo agiye kubona, abona imfizi y'intama yafashwe mu gihuru. Aha rero niho nashakaga, aha niho nari ngendereye. Iki gihuru gisobanura amaboko y'Imana. Iki gihuru gisobanura ububiko Imana yari ibitsemo igitambo. Uyu munsi rero turi kuvugana ku Iriba ry'Abera TV, abantu benshi baratinya gukora mu by'Imana ibasaba, kenshi rimwe na rimwe no mu byo yabahaye. Hanyuma umugisha w'umuntu hari ububitse mu gihuru, hari uba warameze mu mahwa, hari uba warameze ahantu bamenaguriye ibicupa. Abantu benshi 99 n'ibice baratinya kujya gushakira umugisha he, gukora iby'Imana ibasaba, hanyuma ngo nirangiza yishakira igitambo muri kiriya gihuru. Iki gihuru cyasobanuraga iki? Amahembe y'iriya mfizi, ndagira ngo nkubwire ko iriya mfizi yagombaga kuva mu mutwe umwe gusa, igasekura Aburahamu, cyane ko yari ageze mu zabukuru, hanyuma bigatuma apfa, iriya mfizi ikamwica, kuko imfizi y'intama ni imwe mu matungo igira amahane. Bivuze iki rero? Ariya mahembe yasobanuraga urugamba Aburahamu yagombaga kurwana,
hanyuma Uwiteka abona nayishyira ku karubanda iraba yisanzuye mu kumukubita umutwe, Aburahamu agahita apfa. Ahubwo Imana itabura uko ibigenza, haleluya, ifata umwanzuro wo kunyuza iriya mfizi mu mahwa. Hanyuma muri ariya mahwa, muri kiriya gihuru, igihuru kizinguriza ku mahembe y'imfizi kugira ngo Aburahamu, Imana irareba ibona nifata amahembe Aburahamu atayashobora, nimutererana ibona hari ibyo Aburahamu atashobora. Uwiteka yohereza igihuru kwizinguriza ku mahembe kugira ngo Aburahamu nawe nk'umuntu w'umusaza asingire amaguru yayo, asingire n'utuboko, ayikome ingoyi, narangiza ayizane ku gitambo mu mwanya w'umwana we. Aha rero niho narihaye teme ivuga ngo Uwiteka agufatira ahakomeye, hanyuma ahoroshye nawe wirwarize. Ahakomeye ni hehe? Ni kuri ariya mahembe. Ahoroshye ni hehe? Ni kuri ariya maguru y'imfizi, ni kuri ariya maboko yayo. Ariko ariya mahembe Yesu arayafata, marayika arahafata, Imana irahafata. Bishatse kuvuga iki? Uwiteka agukomereze amaboko, agufatire ayo madeni, agufatira abo barozi, agufatira abo bicanyi, agufatira abakugambanira, agufatira abashaka kuguhitana, agufatira abashaka kugusenyera. Hari abaguteza icyangiro, hari abaguteza imitego itandukanye, ariko nzanye ijambo nonaha rivuga ngo uhereye aka kanya Imana y'amahoro igufatira hakomeye, ahoroshye nawe wirwarize. Hano abantu benshi cyane batinya intambara. Hari imigisha iva mu kurwana intambara, hari n'imigisha iva mu gutinya intambara. Mu yandi magambo, urasabwa kumenya urugamba uri kurwana icyaruteje. Mbere y'uko urwana intambara, banza usobanukirwe icyateje iyo ntambara. Mbere y'uko urwana intambara, banza umenye ubwoko bw'iyo ntambara. Hari igihe urwana intambara ukayirwana ukazana inkoni, kandi iyo ntambara yagusabaga guceceka, hanyuma wavuga ukabura yenyegeje, rero abanzi bakagwira. Hari intambara irwanwa no guceceka, hari irwanwa no gusenga, hari irwanwa no kuyijugunya, hari irwanwa no kuyirwana nyine, hanyuma ugasobanukirwa intwaro zikenewe muri urwo rugamba. Intwaro yari ikenewe hagati y'Uwiteka na Aburahamu kwari ukumwumva byonyine. Ndasubiramo, intwaro yari ikenewe hagati y'Imana n'umuhungu we Isaka na Aburahamu. Hagati y'Aburahamu n'umuhungu we, intambara yabo yari ikenewe ni iriya mfizi y'intama. Byange bikunde hagombaga kuboneka igisubizo. Hagati y'Imana na Aburahamu, intwaro bagombaga kurwanisha ni iyi. Nuko Aburahamu yagombaga gushyira mu bikorwa ibyo Uwiteka yagize gute, yamutegetse. Hanyuma igisubizo cya byose nuko Uwiteka wenyine ari we wari ufite umwanzuro, n'impamvu ari we watangije iki? Urugamba. Urugamba Imana yatangije ku muntu wayo, iyo urwinjiyemo urakenyuka byanze bikunze. Urugamba umuntu w'umukiranutsi ari kurwana atagizemo uruhare, byange bikunda uwarutangije bimugiraho ingaruka. Mu yandi magambo, nshatse kukubwira iki? Uri kurwana urugamba, nyamara igitambo kiri mu mahwa. Witinya intambara, witinya abakuvuga, igisubizo kiri mu guceceka, igisubizo kiri mu mahwa. Umugisha uri mu mahwa, icyo ushaka kiri mu mahwa. Muri kiriya gihuru ndagira ngo nkumenyeshe ko ari mu rugo rwawe ruri. Muri ziriya ntambara ni mu rugo rwawe ruri. Muri kuriya guseba ihangane ni mu buzima buri. Muri buriya bushumeri ni mwe akazi kabitse. Muri kuriya gutinda kubyara niho umwana w'umumaro abitse. Muri ubwo bukode niho inzu yawe ibitse. Muri uko kwirirwa uruhanganye n'ubuzima nibwo kuramba kwawe kuri. Deni mu yandi magambo nagiraga nkumenyeshe ngo igitangaza cyawe kiri mu kubaha Imana, igisubizo cyawe kiri mu kumva icyo Imana igusaba. Icyo ushaka nuko ushyira mu bikorwa iby'Imana ivugana nawe. Mu yandi magambo, nta sezerano ryawe n'iri n'imwe rizigera risohora mu gihe cyose utabigizemo iki? Uruhare. Hari abantu imigisha yabo
aho imigisha yabo ibitse hamenaguriye ibicupa by'amavide. Ndasubiramo, hari abantu imigisha yabo iri hagati y'ahantu bamenaguriye ibicupa. Noneho kondisiyo yo kujya gutora uriya mugisha bikaba bigusaba kugenda utambaye inkweto. Kavuga uti jyewe ntabwo hari ahantu najyayo bahamenaguriye ibicupa, ubwo nibamutware cyangwa se nibajyane singiye kwiteranya. Oya, biragusaba kugenda nubwo ari nta nkweto zifite ubushobozi bwo kunyura muri biriya bicupa. Ikizakomora biriya bikomere, umugisha uzakura hariya niwe uzakomora inkovu z'ibikomere wagize. Iyo utinya urugamba hari umugisha utarya. Iyo utinya intambara hari igitangaza utazageraho. Hari abandi nabo imigisha yabo igoteshejwe amakara yaka, kandi kondisiyo umwami yatanze ni ukujya gutora uriya mugisha ariko ukagenda unyura mu muriro. Niba uriya muriro utarimo gupfa, ukaba utarimo gukenyuka, ukaba utarimo gusara, ukaba utarimo kwandagara, ukaba utarimo kwandavura, fata decision uwunyuremo ujye gusingira umugisha wawe. Mu myaka maze nkorera Imana, nta mugisha w'umukiranutsi upfa gushikira uko wishakiye. Haba hari amabwiriza n'amakondisiyo. Iyo rero utinya umuriro, umugisha ugoteshejwe umuriro, ubwo ntabwo ari uwawe. Niyo mpamvu hari abantu bagiye baca mu bintu, bihanganira urugamba rutandukanye, bihanganira intambara zitandukanye, baca mu bintu bitandukanye. Uyu munsi bageze ku rwego batigeze batekereza, kuko hari ibyo batinyutse, kuko hari ibyo bahangaye, kuko hari ibyo bakoze. Ndabaha urugero rworoshye cyane. Uyu munsi nushaka kumenya aho ugeze, urahabwirwa n'aho watinze. Ndasubiramo aka kantu. Nushaka kumenya aho ugeze, uraza kuhabwirwa n'aho watinze. Aho watinze niho gisobanuro cy'aho ugeze. Iyo utubaha aho watinze, ntushobora kuzubaha aho ugeze. Then mu yandi magambo, widukangisha uwo uriwe aka kanya. No, banza wowe udukangisha uwo wahoze uriwe, kuko uriya wahoze uriwe niwe wakugize uwo uriwe aka kanya. Bisobanura iki rero? Hari ibyo waciyemo kugira ngo ube wubatse, hari ibyo wanyuzemo kugira ngo ube ufite abana bakugejeje kuri urwo rwego, hari ibyo wabayemo kugira ngo ube ukiri uyu munsi ube ufite imodoka ugendamo. Birashoboka ko wakoreye perime ugashya, birashoboka ko washatse provisoire n'isambu ikahagendera. Uyu munsi rero kuba utwaye, igitangaza si uko utwaye, igitangaza ni uko wabonye provisoire, hakaza mukuru w'icyo gitangaza witwa kubona iki? Perime. Uyu munsi rero ukaba nawe ugenda uri mu bantu bitwaye. No gutwara imodoka nta gitangaza kirimo, no. Igitangaza ni ugutsinda amategeko y'umuhanda, hanyuma ugahabwa provisoire, ukakira perime. Mu yandi magambo, hagaciro urugamba warwanye, ureba amanota bagwaye bwa mbere na kabiri na gatatu inshuro, hari n'abakora rimwe bikabahira. Ibyo bigiye bitandukanye turabizi. Hanyuma nugaruka rero, nushaka kumenya ko hari ibitambo Yesu yatanze kugira ngo uyu munsi uburi uyu nguyu turi kureba aka kanya, ubanze umenye ko hari ibyo wabanje gutakaza. Abantu benshi baza badukubita, badukanga, baduhabya, bakaduhabuza abo bari bo ngo uzi icyo ndicyo. Uzi icyo uri cyo se bisobanura iki? Ahubwo mbwira ngo uzi icyo nahoze ndicyo. Nunzanira uwo wahoze uriwe rero, nkamuhuza n'uwo uriwe none, ndasanga warategaga ifuko arugwa ahantu, ndasanga wenda wari umuzamu, ndasanga wari umunyerondo,
ndasanga wari umunamba, uyu munsi ukaba ufite ama etaje, winkubitisha ama etaje, nkubitisha ko wahoze uri umunamba. Noneho nushaka gushima Imana rero, subira inyuma ubanze urebe ko hari uwuruta. Hariya wahoze hari uwo wahasize. Niba ushaka ko Imana ikuzamura rero, subira hahandi wahoze, ufate ukuboko wa wundi wahasize nawe arifuza kumera nkawe. Uyu munsi iyo wiganyira ugatinyuka kwihana ngo Imana imbabarire amaganya n'agahinda, nshuti yanjye, nusubira inyuma hahandi ku cyavu, urasanga hari umuntu uruta, hari uwifuza kumera nkawe ariko byaramunaniye, hari ushaka kuvuga nk'ibyo uvuga byaramucanze, hari ushaka kuryama nkaho uryama byaramuyobeye, hari ushaka kugera aho ugeze, yarwanye intambara, ajya mu bapfumu, ariga, aragerageza, uyu munsi byaramunaniye. Rero nushaka gukomera Imana amashyi, nushaka guha Imana icyubahiro, ndakwinginze usubire hahandi wahoze, ugenda urebe wa wundi wahasize. Uyu munsi niba ari umukire, afite gira ihene, afite gira ingurube, afite gira inkoko, afite gira inkwavu, ariko uyu munsi wowe ufite gira inka. Uyu munsi ufite aho utaha. Rero bisobanura iki? Nukora iby'Imana ishaka. Hari abantu ushaka gutinyura, hari abantu ushaka kubanza kumaramo ubwoba. Hari umugisha nshuti yanjye ugoswe n'umuriro. Niba utinya umuriro rero, abatinyuka umuriro, uriya mugisha bazawujyana, kuko wowe nyirawo utinya iki? Umuriro. Hari abantu batinya ibicupa, ibimene by'ibicupa, kandi hari umugisha ugoteshejwe n'ibicupa. Biragusaba gutinyuka ibicupa, hanyuma ugashaka amavuta y'inka, ukaba wizeye neza ko byange bikunde bigomba kugusatura ibirenge. Ariko iyo wamaze gusingira uriya mugisha niwo ukomora. Iyo ufite igikomere cyuko watinze kubyara, iyo ucikiye nibwo ubyumva neza. Uriya mwana akomora igikomere cy'igihe wamaze ubwirwa amazina atandukanye. Iyo umaze igihe kirekire urwana n'ikigeragezo cyitwa kubura urushako, iyo wamaze gushaka, uriya mugabo umukuye mu muriro, uriya mugabo umukuye mu mahwa, iyo muri kumwe nawe bakwita madamu runaka, igikomere ntumenya aho kigiye. Biragusaba iki rero ngana ku musozo? Biragusaba gutinyuka umuriro, biragusaba gutinyuka ibicupa, hari umugisha ubura ahantu hagoswe n'abanyamagambo gusa, umugisha akaba ari aho ubitse. Biragusaba kwima abakuvuga amatwi, biragusaba kutita ku byo bakuvuga, biragusaba gushinga iryinyo ku rindi, ukabinyuramo bakavuga ugakomeza, bakavuga ugakomeza, bakavuga ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane. Hanyuma iyo wamaze kurenga 5 uhabwa imbaraga zirenga 10, winjira hahandi bavuga, ukabadepasa, bagakomeza mu magambo yabo. Wa mugisha ugoswe n'abanyamagambo urawuterura ukawujyana. Iyo uyu mugisha ukugeze mu biganza, igisubizo cya mbere kivamo, baraceceka, ntumenya ko bigeze bavuga. Niyo bongeye kuvuga haza mu ijambo, ntago bagaruka muri yandi ya mbere bavuze, bahindura iki? Imvugo. Rero hari abamenye ko Aburahamu na kakana kamwe k'ikinege Imana igatwaye, baratangira muri karitsiye, basigara baganira bati dore umusaza wabuze ubwenge, dore umusaza w'umuvangirwe utajya ugira ubwenge, yari akabonye ashaje, none ya mana yabo ngo iragakeneye iragashaka, najye kugatamba. Aburahamu ajya mu mwuka, amenya ko iyo amumuhaye ari nayo yamutwara, arasobanukirwa, aramujyana. Nyuma yo kubaha Uwiteka, Imana iramushakira igitambo, imuhindurira amateka, iramubwira ngo Aburahamu we, ntukore kuri uwo mwana, uramenye namenye kunyubaha, namenye ko nkunda, none hindukiza umusaya urebe inyuma yawe, inyuma hari igitambo. Imana igiye kwishakira igitambo ku bantu bayubashye, ku bantu bayikoreye, ku bantu bashize mu bikorwa iby'Imana yabasabye. Nsoza rero, wari umaze igihe wibaza ngo ariko Mana, urugo wambwiye rurihe? Ikibazo si urugo,
igisubizo ngiye kukurangira ahantu kiri. Va mu kavuyo, va mu kajagari. Niba Imana ikubwiriye umugabo kanyarira, ntabwo umugabo ari kanyarira. Biragusaba ngo uve ku gasozi Imana yakubwiriyeho umugabo, hanyuma wowe ujye ku gasozi kariho abagabo, niho umugabo wawe ari. Niba Imana ikubwiriye umugore Samatare, muri Samatare nta baterana mada babayo, nta n'ababyariramo babamo, jya ku gasozi kariho abagore, niho umugore wawe ari. Niba Imana ikubwiriye akazi muri Ndabirambiwe, ntabwo akazi kari muri Ndabirambiwe, nta nganda ziri mu butayu, nta supermarket zihaba, nta masoko aba mu butayu. Biragusaba rero ubwikubwiye akazi, va mu butayu, jya ku gasozi bari gutangaho iki akazi, niho uzasanga iki akazi. Niba Imana ikubwiye perime ikabikubwirira mu cyumba cy'amasengesho, sohoka mu cyumba cy'amasengesho ujye kwiga amategeko y'umuhanda. Hanyuma nibwo uzahura na polisi igukoresha ikizamini, kuko ari Imana mwavuganye izaguha gutsindira iki perime. Uyu munsi rero hari abantu bafite imyumvire bicara ntibashaka guhaguruka aho bari ngo hari icyo yambwiye. Hari agakorasi nyano ngo hari icyo wambwiye Mana, nukuri we ndindiriye ko gisohora. Udashaka kuva aho uri, udashaka kunyeganyega. Niba uri umusore yarakubwiye urugo ka udashaka gutereta ngo haguruke ujye guhiga inkwano, aka kanya se Yesu ayiguhaye wajya kuyikwa ikibonobono, wayikwa igiti, wayijyana muri bwa butayu, wayijyana kwande? Biragusaba ngo niba wabonye fiance tinyuka urambagize, nurangiza ugende ubwire Yesu ngo sheri namubonye. Bivuze ngo winjiye mu murongo w'Imana yavuganye nawe nk'inkwano rero, kuko aho kuyijyana harahari. Setu igisubizo naho kiri. Ariko ntago nabura gutinya ko abagabo b'ubu inshuti zanjye muratinya inshingano ku rwego rwo hejuru. Yego ntago ari mwese, hari abo mbwiye. Ari abagabo b'ubu baratinya inshingano, ari abakobwa b'ubu muratinya inshingano. Umuntu wese arumva feelinga kubaho ari single, mbese ni danger. Ariko ukwiriye kubaho Uwiteka, hanyuma Uwiteka nawe akishakira iki igitambo. Mu yandi magambo, kora ibyo Imana ishaka, hanyuma nayo izikore ibyo yavuganye nawe. None uratangiye uti Imana imbabarire gucumuzwa n'amasezerano. Ayahe? Ese uracumuzwa n'iki? Imana yambwiye akazi, uyu ni umwaka wa 8 ndategereza ndaheba. Ufite ikibazo. Akazi ntabwo ari ak'Imana ivuga gusa, nawe uragahanga ukagahimba, yarangiza ikagushigikira. Ahubwo tubanze twemere iki kintu ngiye kuvuga. Ndabizi ntabwo ari ngombwa ko mwese munyumva kimwe. Ubundi naravuze ngo nzabwiriza 2 banyumva, hanyuma 10 muntuka, nta kintu bintwaye. Rimwe na rimwe mu kirokore habamo umwuka w'ubunebwe. Munyumve, rimwe na rimwe mu kirokore hibera mu mwuka w'ubunebwe. Yesu azabikora. Uteresa umwana w'abandi, ese muhungu inkwano irihe? Ngo na nyuma ya 0 Imana irakora. Wa mukobwa we kutweretse fiance bizagenda bite? Ngo mungu atabifanya. Nibwo rero ujya kubona ukabona barokore babutashye batangiye kwisaka, bagwatiriza impeta, bagwatiriza perime, aho mwapanze muri bwifotoreze bakahakubita umusekirite batire kareka ntago murishura. Wajya gufata ikanzu, nyiri kanza ati nyine namwe murabizi, ubwo muratwara bikeya, ibindi nyine bitewe nayo mwampa, then abari hatari. Kubera iki rero? Niba uzi ko hari umuntu uri gutereta kandi mukaba mwaremerekanije ubukwe, niba hari ikintu gisekeje nabonye gisebya umuntu ugiye kurongora, sha nugukora devi ugahera ku gitanda ugiye kurongora, ugahera kuri matera ugiye kurongora, hakazamo intebe ngo ugiye kurongora. Ibi bintu ku muntu w'umusore ufite mariage ntago byari bikwiriye kuza muri devi rwose.
ntago byari bikwiriye kuza muri devi. Umusore agakora devi agahera kuri mucikopa ku isogisi akazamuka kuri burasada na kurogata akazamuka kugera ku nkwano. Ntago ibi bintu byari sawa. Umukobwa agahera kuri devi agahera ku mwenda w'imbere akazamuka ku isutiye n'isujipe agatondagira mpaka ku mavuta yo mu mutwe. Ibi ntago byari bikwiriye kuza muri devi y'umukobwa. Kubera ikirere, kuwa mbere yari Kanyarira, kuwa kabiri Jyangwane, kuwa gatatu Samatare, kuwa kane Ibweramvura, kuwa gatanu muri Ndabirambiwe, kuwa gatandatu muri repetition, ku cyumweru ni amateraniro. Kandi uyu muntu aba mu nzu yishyura. Hanyuma ni iyihe mpamvu 88% barokora twe dukunda guhura n'intambara nk'izi? None se uri mu nzu y'abandi, hagira unyumva nabi? Nyirayo niyimutunze yakubwira ati kutanyishyura ngo banyiri ibyondo batumereye nabi, kandi nyamara we ayubaka yarakoze ngo ayibone. Yarwanye urugamba utabara. We yihanganiye kunyura mu magambo, yihanganira guca muri biriya bicupa, yihanganira kunyura muri ariya makara. Uyu munsi ariwe none agize atya, hari akandi yometse ku ruhande arifuza uzajya muha makeya kakamuverisa. Noneho nawe wagiye kuwa mbere wasenze, kuwa kabiri wasenze, aya gatatu korari ifite ayitatu, amateraniro ya Pentecote yo kuzura umwuka wera. Hari nabo njya numva ngo bafite ya 45 bazajya barya nijoro. Hanyuma iminsi 45 ubwo ni ukwezi ngire ngo hafi n'iminsi 15. Hanyuma se uwo nyirinzu uzakwihanganira nuwahe? Rero dukwiriye kumenya ubwenge abarokore. Agakiza kadafite intego kica nyirako. Gusenga kudafite icyerekezo kudindiza usenga. Amasengesho yose adafite ikiyunganira aguteranya n'Imana n'abantu. Niho usanga mwiziringa mu ngo z'abantu muri abashitsi badakenewe, ukihambira mu rugo rw'umuntu ngaho kwa mama babusonge batera nta kintu baguha, ipura bapanze yari yabo, ntimubura amayerekwa mu bashira da apfuye kugira ngo mu profit ubugari bwabo nabo ntibahaga bitewe n'umubare w'abana bafite n'ubuzima babaye. Abarokore benshi ugasanga ni inshuti y'agahato, akagusura amasaha ya saa sita sinzi kimubwira ko buhiye akabateyemo. Bajya kubona ukano nguwo ashoreye n'urubyaro rwe, then abandi bakimuka buri munsi, arabimuka nijoro. Noneho ugasanga ngabo mu butayu, ngabo mu byumba by'amasengesho, ngabo hirya no hino. Wamubaza uti se ubahe? Ati nanjye simbizi. Usengera ati ni mu cyumba cyo kwa Kavuza Nduru. Muyobozi wawe ninde? Then mu yandi magambo kuyajera. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona ngo twitangira umuntu ngo bagiye kumusohora mu nzu. Nemera ko umuntu yari mu ishuri ry'Imana amafaranga hari ubwo yabura. Ndemera 100% ko amafaranga abura. Ariko byibura bwira umuntu uti mba mu nzu ya 50, mfite 20, nabuze 30. Cyangwa se mfite 30, nabuze 20. Byange bikunde urumva byibura ufite icyo umuntu yahera. Ariko biragoye. Abantu baraje bati Theogene aka kanya nawe se, none se dukomeze tworora ubunebwe, dukomeze tworora ubunyanda, dukomeze dutegera abantu batatwumva ibiganza, dukomeze tube mu buzima bwo gupfundikanya dukorera umwami? Niba data yaravuze ngo isi nibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Hari abantu rero bafite imyumvire ivuga ngo Imana yaravuze ngo tujye mu byayo, ngo nayo izajya mu byacu. Ugiye muri nibature usize udasohoye kari akadobo, ntabwo Yesu ari buze kugasohora. Uzindukiye muri nibature iya Rubika usize udashashe, umugabo yagiye saa 9, ntabwo Yesu ari buze kugusasira. Mujye mumenya ubwenge, mumenye nuko mutwara ibyo mugomba gutwara. Yesu ntazagucanira imbabura, icyakora azagushigikira mu gucana imbabura. Yesu ntazatuma, ntabwo azaza kwishura inzu,
cyakora azagushiriraho umurongo watuma wishura iki iyo nzu. Mureke tuve mu myumvire ipfuye dukorera Imana. Niba hari ikintu nabonye, hari igihe mbivuga ntimunyumve ariko bake baranyumva. Ubundi ni ukuvuga iki? Abantu benshi banga ukuri, abantu benshi barwanya ukuri, ni ihame ntibazatuza kunkubita amabuye, ariko bakeya bakumva bazagendana nanjye. Ni ukuvuga ngo imyumvire myinshi yo mu kirokore abantu muraza guhita mu byumva 50% ibiri hasi rwose pe. Niba ugize abana 3 akaba nta mituweli urishyura, hanyuma uri mu nzu y'abandi, umugabo ni umuyede, ngo wumvise igiterane ibunyanaka bari mu masengesho y'iminsi 45 ngo niyo kuzenguruka yariko ngo no gukurwaho za karande yo kujya guhangana mu minsi 45 ngo uri mu masengesho, iruta ko nta mituweli urishyura, ikaruta ko uri mu nzu y'abandi, umugabo ari umuyede. Karande ufite iruta iyo ngiyo niyi. Rero amasengesho yose, hari ikintu nkunda kubwira abantu, umurokore wese ushonje iyo abwiriza mu maganya. Umuhanuzi w'umukene ntatinya kubeshyera Imana, aragira ati subu nimvugisha ukuri nk'uko kuri mu mutima wanjye, uru rugendo nakoze n'abana nasize bizinze, tike ndayikura hehe, ndaza kubigenza ne? Akavuga Yesu, ariko yarangiza ngo ariko ngo nubwo mbabwirije ngo abana nasize bigunze. Icyo gihe rero ivuga butumwa uburyishe. Mu yandi magambo, iyo witegeye ubizi neza ko abana batari buburare inzu yishyuye, ni ukuri Yesu muvuga neza, ubu muvuga ufite confidence, kuko uzi neza ko bagutegere cyangwa barorere Yesu yagikemuye kare. Iyo nzu bayishyure cyangwa basigeho, Yesu yayishyuye ku ikubitiro. Bakozi b'Imana, muze twegerane, tujye inama, tureke gusebanya, tureke guterana amagambo, tureke kuryana. Nibyo koko Uwiteka azishakira igitambo, ariko natwe hari uruhare dusabwa. Rero ndagira ngo duhugurane mu mwanya wo kuvuza induru dusebanya, duhugurane mu mwanya wo kwatakana, buri wese agire icyo afasha mugenzi we. Ndagira ngo rero dusengane Imana. Wari wihebye wibaza ku masezerano, amasezerano arahari. Niba uri muzima n'ibyo Imana yavuganye nawe ni bizima, ariko tera intambwe imwe gusa, Yesu azatera 99. Turagushimye Mwami Imana yacu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Tuvuze byinshi, ariko amatwi akwiriye kubyumva ni nayo agomba kubyumva. Ndagushimiye rero ko wabanye natwe, ngaho nyemerera iri jambo ryawe rigere kure kandi ribyutse imitima ya benshi. Nemera ntashidikanya ko hari uwagerageje gukora ibyo byose bikamunanira, ariko ndasenze ngo umucire inzira, umuhuze n'igitangaza cye. Amen.